Mwaramutse tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nizo bikomeje guhindura isura ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ibyo muri Minembwe biravugwaho ibi cyangwa se biriya buri munota buri segonda. Haravugwa ibishya ku makuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC Wazalendo ndetse na twirwaneho na 23 kuva ku munsi tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza none tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu ibikomeje kubera kuri leta ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Kongo mu bice bya Minembwe na Gaterera Nzamba. FARDC na 23 mwihanganiro rikomeye cyane muri Gakenge, inguni nyinshi zinjira muri position za 23 zafungutse, maze abandi basikaba 23 birwaneho bafungura amarembo yinjira nanone mu byerekezo bya FARDC na Wazalendo. Bwari uburyo buremereye cyane. Tic-tac pek-pak FARDC nawe yayisibona neza ko izuye ku buryo budasanzwe, iteka turiyo bwabaga maze dukuriyo bwabaga ture ko twazamuka tugasubira inyuma agace ka Gakenge, twongera tukinjira mu kibuga cy'indege cya Kiziba tukangana na 23 twirwaneho mu buryo bw'imbaraga. Nyamara 23 amakuru yemeza ko akoresha strategie eshatu zihariye cyane kugira ngo ibashe gutsinda FARDC muri iyi nzira. Nubwo urugamba rukimeze nabi, ndakubwira ko zagenze. Hari uburyo butatu 23 yateguye bwo kurwana na FARDC. Mu gihe FARDC yateguye shwa ebyiri, ariko imwe ikaza kurangira ibaye zero iguye muri ambushi ya 23. Bimbaze bigusubize ndavuga ku byo muri Gakenge nubwo Kalenge n'utundi duce bituranye naho haberemwe imirwano itoroshye, ariko mu kanya gato urasobanukirwa byinshi. Si ibyo byonyine tuzaza kugarukaho. Twirwaneho yo iravuga ko yakocoye FARDC mu nguni nyinshi cyarimwe Irundu, nawo ngo abiri rugamba rutoroshye, kandi Twirwaneho irivuga yuko yatanze igisubizo cya gisirikare, yatanze isomo rya gisirikare. Matekwa abishwe bo muri FARDC byose yatangazwa no kurande rwa 23 Twirwaneho, bagaragaza neza cyane ko iyi ntambara yakozwe neza. 23 yitondeye ubyo byaje kurangira 23 ikoze icyitwa gukubita Lebinziga bakabona insinzi ya nyayo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibinda bikubwira, ariko niba hari ikintu gikomeye cyane kuri ibindi ni uburyo FARDC ngo yagerageje kwihagararaho mu gace ka Irundu, ariko drone zikora imirimo itigeze na rimwe itekerezwa ko ishoboka kongera gukorwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki kirekezo cya Minembwe. Mwite Freddy Kaniki, uyu nguyu ni umuzabikorwa wungirije wa IC23 no mu banyamurenge avuri mu Kinyarwanda. Iyi Kaniki yahaye message abanyamurenge, ibyo yavuze amagara abanyamurenge kwirwana ndetse no kwirengera, abwire ko genocide yapanzwe n'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Iyo genocide ikomeje gukorerwa abaturage b'abanyamurenge nyuma yuko abatutsi bo muri Masisi na Rucuro bakorewe ibikorwa bibi cyane, bamwe bakicwa abandi bakoherwa hanze cyangwa se bagacibwa mu gihugu. Ngo none ibikorwa byo kwivugana mbene abo ngabo bikomereje imurenge, aho yashimangiye cyane ko badashobora kuzabyemera ko FARDC ngo nubwo mu marembo yabo izazanga ikigarura Minembwe ngo ibyo ntibazabyemera. Ati muhaguruke turwane. Kongolo numwe mu bahise bamagana aya magambo ya Freddy Kaniki, tubigarukaho. Kongo n'u Rwanda nabo baganiriye ku mpunzi aho zigomba gucyurwa zose zikajya iwabo, ari impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda, ari impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo, bimanije uburyo bwo kubacyura. Nimba kubwira so uraza kubyemera cyangwa nuri abaza kubyemera, uraza kugira ngo namakuru atariyo, uraza kumva neza ko ari yuwa. Wakubwira ko Kongo yaguze imodoka z'intambara 23, ariko bari baranabitumije kera, bimwe kaba byatangiye kugezwa ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, uraza kuzumva. Ni imodoka bigezweho, ndagusobanura kamwe ku kandi muri izo modoka za gisirikare Kongo yazanye, zirimo n'ibifaro n'ibimodoka pakiye imbunda za rutura. Ngo utangiye koreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba nkuko gisirikare cy'u bamaze iminsi ari gukomeza igisirikare cye. Uyu mugabo ngo ikintu ashyize imbere cyane kurusha ibindi ni ukuvugurura igisirikare cya leta ya Kongo kuva ku musirikare kugeza ku bikoresho bikwiriye, ku buryo nta kintu na kimwe FARDC izavuga ko yabuze kugira ngo idatsinde iyo ntambara. Muri make FARDC igomba guhabwa buri kintu cyose kugira ngo urugamba igikenewe cyose gite kiboneka, ariko FARDC nayo isabwa insinzi na gisirikare cy'urumbo ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko yabyizeje abanyadiaspora. Waritse nka gwikaze imwe byose tukabijyamo duhereye iruhande kamwe ku kandi nk'uko biri kuvugwa. Uravyemeye? Genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
ibisa n'imirwano byatangiye tariki 19 ariko tariki 20 nyirizina uyu munsi udasanzwe tariki 21 biriyongera ku rwego rukomeye aho FARDC ku itariki 20 by'ibyavuzwe ko bayimuye bakivana mu bice byose byegereye Minembwe. Rero nibyo koko na FARDC yarabyimeje yemeza ko ari ibice byabo bagezemo abarwanyi ba M23 twirwaneho ngangira FARDC bavuye muri ibyo bice birimo n'agace ka Ilundu k'Uburengerazuba aho bari bafite abasirikari, agace ka Gakenge ndetse na Kalinzi twose bari baturi mu vinzwemo yaza batwirukamwemo na M23. Gusa ku minsi tariki 21 ku masaha ya kumanywa bivuga ko FARDC yongeye gukora ibitero za offensive kujya bisubiza opposition. Bimwe mu binyamakuru byo muri Congo bikemeza ko koko bizarangiye FARDC yisubizije opposition yari yambuwe na M23 kugira ngo yongere kuza kuzikoreramo itigeze itakaza burundu icyo twakita 100%, ahubwo FARDC yaje kongera kubona uburyo bwo kugenzura ibyo byerekezo nk'abantu nyirizina bafite ubushobozi. Gusa rero amakuru aremeza ko urugamba rwahise rukomereza mu gace ka Gakenge uhereye ku munsi tariki 21 ku masaha y'icamunsi. Urugamba nyirizina rwakomereje hari imirwano ikomeye yavuzwe mu duce twa Alenje, Ndetayenge, Ilundu, misozi miremire ya Fizi muri Sud Kivu, umurasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Inyeshyamba za M23 twirwaneho zifatanije na M23 zagavye ibitero ku birindiro bya FARDC Wazalendo mu gitondo cyo kuwa 21 Kamena mu bice bitandukanye birimo ndetse na Ilundu. Ariko ibyo bitero bikomeye cyane muri ako gace FARDC yashatse uburyo yagarika ibyo bitero ngo bisubize inyuma bikomeza kuba ibamba bitewe n'impamvu eshatu z'ingenzi. Impamvu ya mbere, M23 muri bino bitero yakoresheje uburyo bwihariye cyane gukoresha imbunda zirasa mu ntera ndende izo twita rocket launchers. Hanyuma bakoresha nanone indege zijya pilote aho ngo bazanye indege eshatu zagaga bitero kuri position za FARDC. Ikindi kandi amadubu ndetse n'intare bishyize hamwe b'abasirikare benshi bakomeza gutera icyo gazi FARDC yari muri Ilundu birangiye yabangiye ingata pickpack irirukanka agace kavamo. Amakuru akemeza ko FARDC nyuma yuko bayikoreye ibyo byamfura mbi no yakomeje guhita yisuganya cyangwa se atangiye kwisuganya kugira ngo izanye imbaraga zidasanzwe irebe ko yakirukana M23 twirwaneho muri izo nzira, barebe ko umutekano wose waba ari uwabo n'imake bahagarike icyo bita ubushotoranyi bwuzuye muri izo nzira. Ariko amakuru ntabwo yemeza niba uwo mutima wo gushaka gukora ibyo bikorwa wari unahuje n'ibikoresho byari biri kuri terrain. Abatangabuhamya bavuga ko nubwo inyeshyamba zakoresheje indege zijyanga pilote n'ibisasu biremereye, imidugudu iracyari munsi y'ubuyobozi bw'ingabo za Kongo. Imwe mu midugudu agabwe ibitero bikomeye cyane ku munsi wa tariki 21. Amwe makuru aturuka kuri terrain alemeza neza ko hari iza localité FARDC kigiye nzura kabone nubwo zagabweho ibitero biremereye, ariko ibyo bitero ubwazo ntacyo bizigera ngo cyose ntacyo byigeze bihindura kuri position FARDC yari ihagazeho. Impamvu hakomeje gusohoka amakuru ahabanye cyane, bamwe bayemeza ngo M23 muri Minembwe ku buryo bwuzuye yarakinije kugeza inyuma umwanzi, abandi bakavuga yuko M23 twirwana nabo bari mu bwoba bibwira ko isa FARDC iraza kuhagurukana kuko iri mu marembo yabo ibiteguye cyane kandi ifite n'ibikoresho ku buryo yaza kongera gutera umudurumbano muri Minembwe centre. Niyo mpamvu benshi bavuga yuko igihe kigeze kujya abanyamurenge nyirizina bishyire hamwe nabo ngo rarwanya Kinshasa umunsi umwe cyangwa se ibiri, kwibwira ko ari itsinda ngo ni ukwikirigita ugaseka. Kinshasa ifite ibikoresho byinshi, ifite abasirikare benshi kandi yarwana uburyo buri strategique cyane, gake gake wowe bakunaniza wazamara kunanirwa maze babasirikare uhanganye nabo bakongera guhagurukana ikibatsi cy'umuriro bakagutwika kuko waba warananiwe utagifite ubushobozi bwo guhagarara imbere yabo. Rero imirwano yakomeje nk'uko bivugwa bakorana M23 mvuko bavuze bagize bati ahitwa Gakenge umuriro watse ubu tuvugana FARDC na FNB bahuye n'akazi katoroshye kuko ubu batatswe n'amadubu n'intare icyarimwe nyuma yuko aribo babashotoye. Ku isaha y'isa 11 n'igice z'uwo munsi tariki 21 ku munsi w'ejo nyirizina nibwo abarwanyi ba FARDC ndetse n'abambari babo bagabye igitero nyirizina kuri position ya M23 twirwaneho yegamiye ku kigo cy'indege cya Kiziba. Hanyuma bakimara kuwagaba ibitero M23 twirwaneho bahise barya amavubi bavuga ko bataza kuzihanganira, bagurutsa ibitero by'imbaraga, bagurutsa imbunda zabo za rutura bati olingate mubyange cyangwa se muzemere nago muraturashishaho imbunda zanyu ngo twe tubarebera izuba natwe twakoresha imbunda zacu, takoresha amaboko yacu, twakoresha ubushobozi bwacu hasi hejuru maze duhangane. Sibwo atangiye guhangana za nyazo FARDC Wazalendo
batangira gutitimirana bati bano bagabo baje bate kandi twe tuzi ko nta mbaraga bafite ngo ugenda berekeza muri iyo gerekeza ariko bikavuga ko FARDC ikomeje kwirwanaho gusa ariko kuri ruhande rwa M23 bati rugamba rushobora kugarukira twezero hamaze guhanurwa indege 3 za drone kandi bashobora kubakomerezanya bakajya kwambura ibirindiro bagafatamo ibikoresho byinshi nkuko babigenje bagafata ibikoresho byinshi birimo n'imbunda ya milimetre 14 ndetse bafashe ngo z'amateko 6 mu gitero cyabaye ubwo igero ngo M23 gutegura uburyo yakora jetinalize igitero cyaguye ku buryo no muri Prezeno bajya kwigarurira kandi nabwo buryo bavuze bati dushyize protection kuri Minembwe bitagenze gutyo bakiya kurwana y'amatuntu ngo bajye kurwana FARDC kabajinjura ngahita bambura ibice byose ahubwo barimbo rwo babonye ari nabwo bwo hari bwuko ibitero za FARDC yase bitebye M23 kuri FARDC byaza kuvamo irimbuka rirasanzwe kuri bano banyamurenge by'umwihariko aba basekari bo muri Amadubu muri twirwaneho bashobora gutangira kuzana agatumbaraye abaturage b'Iminembwe mu gihe FARDC yabiruje imbaraga M23 twirwaneho nubwo avuga ko bo ibyo bintu bidashoboka yitwa Fred Kaniki ni muhuza w'ikorwa wa M23 AFC ku giti cye yamaganye ibikomeje gukorerwa abanyamurenge ndetse avuga ko igihe kigeze kugira ngo abanyamurenge bose aho bari bahurize umutima umwe babe banahaguruka bajye kurwanira igihugu cyabo kuko ngo umwanzi asa n'ukomeje kwigabuza buri gice cyose cyangwa se buri kintu cyose ashaka gukora ibishoboka byose ngo abanyamurenge kandi bicwe kuko atari kwigarura umutungo wabo gusa ahubwo ni ukubahitana kubambura ibyabo ndetse no kubahungisha bakava ku butaka bwa Kongo gusa ibi ngibi Kaniki avuga FARDC akunze kubihakana ariko Kaniki avuga ko afite ibimenyetso kuko bigaragaza ko ibyo muri Rucuru na Masisi ari byo Kongo ishaka kwinventinga cyangwa se gushyira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo ari nabyo aba barimo Kaniki bari kwanga bakavuga yuko gupfa nk'amasazi bazapfa nk'imbwa barwana byange bikunde akarere kose bazakabohora bikatanga umusaruro Kaniki ibyo yavuze uwitwa Kongolo yaje itamwataka ku buryo bwa nyabwo Kongolo numwe mu bakorana kisikari cyumva amagambo yanditse bamwe bavuze ko ari ubushotoranyi ati mu gice cya High Plateau muri Minembwe bizahindutse urugamba rukomeye nyuma y'uko igisikari bavuga icyo Rwanda gikuwe muri Uvira hanyuma ingabo zacyo zigashyirwa mu birwa bya High Plateau za Minembwe Bwana Kongolo ku rukuta rwa X wanasura nawe ukirebera yagize ati ku itariki 20 Kamena 2026 igisirikare cy'u Rwanda RDF binyuze mu ndege za RDF bivuga ko cyahaye amasasu n'ibikoresho bya gisirikare umutwe wa RDF M23 twirwenaho mu midugudu ikikije Minembwe ibikorwa bivuga ko biri no guteza imbere intambara iriho kandi bigatera ihohoterwa rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ibi bikurikira ubusabe bwa Fred Kaniki bwo gusaba abaturage b'umuryango w'abanyamurenge kwifatanya n'inyeshyamba Z23 mu kurwanya ingabo za leta n'inzego za leta maze Kongolo na leta yataka avuga yuko ibyo bivugwa ari amatakirangwe ibiganiro nk'ibi bishobora gushyira nanone mu kaga imikoranire no gushyira mu bikorwa amakimbirane mu buryo bw'amoko ahubwo bishobora no kurushaho kandi kubangamira ibikorwa by'amahoro ngo bikomeje gukorwa harimo inzira y'amahoro ya Washington mu bihe bitanga impamvu yo gukomeza kubaha ingabo z'u Rwanda muri Asazuba bwa Kongo ndetse n'ibyaha byazitewe mu gihe cy'intambara iriho Kongolo ati ibintu bya Fred Kaniki nukomeza kurema amacakuri mu Bakongomani bakyumvamo kuko batandukanye ugatangira kuryana kandi byuranyeje ngo n'amahame ya Washington akibazwa uburyo yazashyirwa mu bikorwa mu gihugu ruhande nago rukomeje ibikorwa byo gushakisha impamvu zo kurwana kwabo nyamara FARDC ivuga ko bidakwiriye cyangwa se batabyemera babzabamaganira kuri bivimira ku gahera hagati aho guverinoma yategetse Minisiteri y'Uburezi gutegura ibizamini by'igihugu ku banyeshuri bo mu Minembwe nayo igomba kuzagwa ibizamini bya leta nk'uko bigarukwaho ako kwa 21 Kamena 2026 hagana saa 3 za mu gitondo umutwe w'ingabo za RDF M23 ni Kongolo wanditse ibyo kunze kwibasira RDF akayishindira muri bino bikorwa nubwo atari yo gusa ahubwo na Kongo bwayo bivuga ko ngo bagavye ibitero ku duce tw'abasivili twa Gakenge Kalingi na Ilundu ngo turinzwe na FARDC ati twifashijwemo n'indege za pilote za gisirikare ati ibi bitero byarushaho kwangiza umutekano binashyira mu kaga abanyeshuri batangijwe mu gukora ibizamini by'igihugu ati izi drone za M23 zaje ari indimbuzi mu gice cy'mu FARDC atereka ko 21 Kamena 2026 na saa 3 za mu gitondo ati ibintu byemeze nabi atariko dukomeje guhangana navyo kandi gutsinda navyo ngo ni ngombwa muri make asa nawe yifitiye icyizere
ko bazatsinda, Kongo izatsinda. Kongo n'u Rwanda baganiriye ku mpunzi. U Rwanda na Repubulika ya Kongo baganiriye ku gucyura impunzi ziri muri izo bihugu zifuza gutaha. Ni ibiganiro zabereye i Addis Ababa muri Ethiopia, aho itsinda ry'abahagarariye u Rwanda riyobowe n'umunyamabanga wa leta uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Ngoga Alistrauk. Uretse u Rwanda na Kongo muri izo biganiro kandi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Sahel naryo ryari ryabigaragayemo. Ni ibiganiro zatangiye ku 2021 Kamena 2026 ku kuganira ku bijyanye n'impunzi z'ibyo bihugu zombi ziri mu mahanga. U Rwanda na Repubulika ya Kongo baganiriye kandi ku gucyura impunzi ziri muri ibihugu zifuza gutaha. Ni ibiganiro byabereye Addis Ababa muri Ethiopia, aho itsinda ry'abahagarariye u Rwanda riyobowe n'uyu munyamabanga wa leta maze kubwira haruguru, kandi bakavuga ko bizatanga umusaruro kandi bikazanira inyungu zikomeye cyane ibihugu. Muri Nyakanga 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ya Sahel bemeranije gufatanya mu bikorwa byo gucyura impunzi z'abanyekongo n'abanyarwanda zibyifuza. N'umwanzuro washingiye ku masezerano impande zose zagiranye kwa 17 Gashyantare 2010, hashingiwe kandi ku masezerano y'amahoro ya Washington u Rwanda rwagiranye na RDC ku 27 Kamena n'amahame ya Doha DRC n'ihuriro rya F23 bajyanye ku 19 Nyakanga 2025. Ibyo rero bikaba biri muri bimwe bikomeje gutekerezwaho, aho bigaragaza neza ko ngo amasezerano ya Washington n'amahame ya Doha impunzi zose zumvikanyweho ko zizafashwa ndetse n'abahungiye imbere muri Kongo bagataha ku bushake mu buryo butekanye kandi buzihesha agaciro. Impande zose zemeranije kunoza uburyo bwo kumenyesha impunzi ndetse n'abaturage bazaturana nazo gahunda, ndetse n'abaturage bazahitamo gufata gahunda yo gucyurwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga hagamijwe kurema icyizere ndetse no gukorera mu mucyo. Abaterankunga, inzego mpuzamahanga z'imari ndetse n'abafatanyabikorwa mu iterambere bashyigikiye gahunda yo gucyura impunzi ku bushake, kwisubiza mu buzima busanzwe ndetse no kuzifasha kwiyubaka. Bizajya biganirizwa cyangwa se biganirwaho kuri gahunda kugira ngo izo mpunzi zaba zacyuwe zimenye ngo mu gihugu zigiyemo zaza kwitwara gute, isuzuma bwo hanze butandukanye n'ubw'ikambi, byose ngo babimenyere. Ni ngombwa kuba bugufi kugira ngo impunzi zitahe zisange mu baturage b'u Rwanda. Kongo HCR bemeranije ko zikwiriye guhabwa inzu zo kubamo, gufashwa kwiga, gufashwa mu mibereho, ubuvuzi, kubarurwa ndetse zigafashwa muri gahunda z'ibihugu zijyanye n'iterambere. U Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 136 zimize muri Kongo, hafi 100,000. Izo rero zose zikaba ari impunzi zagiye mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'amakimbirane akomeje kuri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubw'izo rero bakaba bakiri ku butaka bw'u Rwanda kuko nta handi hantu bafite ho kujya, nta mahoro ahari. Ariko Kongo ikaba ivuga yuko igomba kujyana amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo barangize aya matati cyangwa se ubwo buryo bwo gukomeza gushyiraho ubuhunzi. Byite ko ari ibidasanzwe ku rwego ruremereye. Tshisekedi Tshilombo barifuza gukora intambara ariko azanye ibikoresho bishyashya kandi bigezweho byo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Umuzigo wa mbere ni Oscar Levesel, ni imodoka nini cyane, tekereza wenda nk'inyamaswa yigarurira imisozi n'ubutayu. Itwara toni 22.5 kandi tuvuga Offshore Ilbel, iki kinyabutabire gifite imbaraga za horsepower 600 cyitwa Beast. Ikigo cya 10 iyo Titan isesekara izamuka nanone ku rwego rudasanzwe mu bukungu. Ni ikamyo itwara imizigo yubakiwe ku rugamba LSFL, iza mu bwoko bwa Torokedi ndetse cyangwa Strakori. Muri bimwe bikaba ari umuhanga mu kuyobora urugamba. Tekereza ko ipakira ibikoresho byo mu bwoko bwa robot, igatwara ibifaru n'ibindi byose byakifashwe cyane ku imbere ku rugamba. Iyi mashini nini irahinduka iratera imbere cyane, kandi biragaragara neza cyane ko FARDC nayo ubwayo yarangije kumenya neza ko idafite ibikoresho bigezweho gutsinda urugamba muri kino gihe bisa nkaho bidashoboka. Niyo mpamvu biyemeje gushaka ibikoresho byose rero aho biva bikagera, yitwa yuko byatanga umusaruro kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba kujya zabizanira FARDC maze nayo ibikoreshe. Itanga serivisi aho isabwa ku isi ariho hose, ikoresha imbaraga ku rubuga itari inyungu gusa ahubwo ari ngombwa. Ni imashini imwe itandukanye mu rwego rwayo
menya n'umukozi wa gisirikare wa mbere Ashok MV ni nk'igisirikare gikoresha igisirikare nyine nyirizina cyatakiye gukora iyi modoka kandi irahenze ku isoko kuko ifite agaciro gakomeye hafi no gutakaza amadolari menshi ipima feet 42 kandi ishobora kuba ngombwa kukubaka ibihome bya cyangwa se gutwara imizigo miremire ibikorwa byo mu misozi ni miremire ndetse n'ahantu hagoranye cyane kimwe mu cyagenewe kujya kwakorera. Iyi ngiyi wayita ko ari intwari cyane mu modoka kandi wavuga yuko ikora mu buryo butangaje. Indi rero nayo ni Future Combat System FCS yo mu Faransa. Ni imodoka igifaru cyahinduwe ku rugamba urusobe rw'imodoka zigezweho zitwaje intwaro zirimo ikigega cya sifari cy'intambara kibanze kigamije kunoza imikorere y'ubufatanye n'imikorere y'intambara. FCS yasezanije iterambere mu bushobozi bwa gisirikari binyuze mu guhuza ndetse no mu ikoranabuhanga rigezweho. Nubwo gahunda ya FCS yahagaritswe kubera ingingo y'imari yayo, ikoranabuhanga ryayo rya mbere rikora ku buryo bwo kunoza ejo hazaza mu ntambara y'Abafaransa bagashyira imbere iki gifaru. Merkava Mk5 ni ikindi gifaru cy'ingenzi cyane k'ikintu cy'Abanya-Israel. Makuru yemeza ko nyuma yuko Israel itojeje abasirikari imyitozo ikomeye cyane ba Congo, amakuru gutereta Congo iri gutereta uburyo yabona izi Merkava 6 ziturutse mu gihugu cya Israel. Merkava 6 zaza mu giciro bibiri, 6 izi Merkava tank na kasa mutwe. Ivugurura inshya ya Israel ku ruhererekane rwayo rw'ibifaru by'intambara zubatswe na systeme zo kurinda zikora ibikorwa byinshi. Iri vugurura rishyira imbere ubushobozi bw'abakozi kandi iri vugurura rikagaragaza neza cyane ibigomba kwitabwaho mu gihe bakora amavugurura mu imodoka nk'ibi cyangwa se ibifaru nk'ibi ngibi bigomba kujya ku isoko mpuzamahanga bigakorera mu bihugu za kure apana muri Israel ku buryo ahita bongera kubisana. Gusa mu babikoresheje bavuga yuko ibifaru byihariye cyane kandi bifite ubushobozi bwo gukora igihe kinini butari bwagaragaza imbaraga nkeya. Byongera gushimangira cyane ko ba nyiri ibikorwa igihe cyose bagaragaza neza cyane ko biteguye gukora icyo twakita ibisekeje ibitemewe hanyuma bakazana icyo twakita ibidasanzwe ku mirongo imbere ku gamba. Ibi byose bisaba amafaranga. Reba igifaru bakadahise kuzana igifaru nk'icyo ngicyo kinyotewe cyane cyangwa se benshi bifuza. Bamwe babona neza cyane ko ari uburyo Tshisekedi Tshilombo agerageza kugaragaza neza ko ari kibamba uko abivuga ko kunga ari beton uburyo kuzamumenyera uzabigerageza wese azasanga yikururiyeho amakara yaka kuko FARDC izaba ari igisirikare gikomeye cyane cy'imbaraga kidakangwa n'ibintu byacitse cyangwa byakangwa n'ibitero uko bizabimeze kose. Kifitemo ubushobozi igisirikare cya FARDC kiza gifitemo ubushobozi bwo kurwana gikoresheje imodoka by'intambara abasirikari ndetse kinakoresheje uburyo bwabo bwa tekinike y'urugamba bikongera gutera nanone igihombo kitoroshye warwanyi ba M23 n'abandi bose akemva ko gutera Kongo byoroshye. Igihe imodoka by'intambara byinshi byakozwe ku rwego rukomeye ariko FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo kikaba kigenewe nanone ibifaru bindi bishyashya bitutse muri Turukiya ndetse no kuzana izindi ndege 3 za Bayraktar TB2 Tshisekedi Tshilombo yiteguye kuvana mu gihugu cya Turukiya kugira ngo bizanwe muri FARDC bibe inyongera mu mikoresho Tshisekedi Tshilombo yazaniye igisirikare. Ki yahamije icyatumye ngo Minembwe hakomeza kuraswa. Kaniki yagize ati ibintu byose biba muri Minembwe uyu munsi ni ingaruka zo kuva muri Uvira. Iyo tutava muri Uvira Minembwe ari kugira amahoro uyu munsi. Ati iyo tukomeza kwibera muri Uvira ntago Minembwe ari gukomeza kuraswa ibitero. Aya magambo ntago atandukanye n'amazimisi avuzwe mu itangazamakuru na FC23 avuga ku bahuza bayo na Kongo agaragaza neza ko ibyo M23 yasabwe byose yabishyize mu bikorwa. Nyamara ruhande rwa leta Kongo nta kintu bwigeze bishyira mu bikorwa nk'ibigaragaza neza ko Kongo ahubwo ikomeze kwifuza uburyo yakora intambara no kwibasira abasivile mu gice cy'Iburasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi nanone nyuma ko bamaze kubona controlling cyangwa se kugenzura umujyi wa Uvira bawugize battleground cyangwa se preparation of battleground aho kwitegura imirwano no gukusanyiriza ibikoresho bya gisirikali aho bahuza abasirikali ibikoresho bimwe akajya muri Prezelo bikazamuka muri za Sange ari kwitegura urugamba rutoroshye cyane kuri 23.
gusa bwana Kaniki asa n'uteguza cyane FARDC ko niba ibitero bikomeje kuri Minembwe gushaka kugarura Minembwe, FARDC ishobora guhura n'ibitero biturutse muri Uvira kujya ko biturutse ruguru muri Sange bijya muri Uvira kugira ngo bajye kongera kwisubiza Uvira birindira umutekano. Byo nivyo buriya bizumve gutyo. Minembwe isa nk'ari rwagati muri FARDC. Reka turebe kuri karita kugira ngo umenye neza ibyo bintu mvuze byari byo. Uretse ahantu Uvira iherereye cyangwa se wenda nyirizina ahantu umupaka w'u Burundi na Kongo Kavimvira uri ukaza muri Uvira ukareba n'ahantu Minembwe iherereye nyirizina, itubona ko harimo ikibazo kiteye gute. Nkuko ahantu M23 ikorera muri Minembwe asa naho hari rwagati mu nguni zimwe abasekari ba FARDC, ariko cyane cyane wing ifite imbaraga ikaba ari wing cyangwa se ruhande rwo muri Minembwe, ari narwo ruhande ruteye ubwoba, ruhande rwo muri Uvira ari narwo ruhande ruteye ubwoba cyane cyane Minembwe, koko imisozi ihegamiye Minembwe ituka muri Uvira kugezamo ibikoresho biturutse muri Uvira mu buryo bworoshye, kugeza amasekari mu buryo bworoshye, hanyuma ibyo byose kabangamira abari muri Minembwe. Mu gihe nanone haruguru Shabunda na Mwenga nabyo bice byuzemwe abasekari ba FARDC n'abazalendo nabyo kabyabangamira cyane bikomeye cyane abarwanyi ba M23 twirwaneho ku buryo bishobora kugaragara neza cyane ko aka gace cyangwa se ako gace karimo igihombo giko cyangwa se M23 irimo ifite igihombo kitoroshye ariko cyose giterwa n'abasekari tuka muri Uvira, kuko muri Uvira ufite Uvira kuri FARDC uretse cyane cyane guhita ibona renfort iturutse Burundi, abasekari binjira bagita bagera neza mu misozi ihegamiye Prezelo, bagita binjira neza muri Minembwe, hanyuma abandi bagaca mu gice cya ruguru Wangoye basa cyangwa se ka Musonjo, gace ka Musonjo bajya gukumira renfort ya M23 aturuka ruguru, ubwo numvikana nanone biba byatewe n'inzira ijya muri Uvira ifitwe na FARDC, kandi ubwo bakongera kuzana imbogamizi zikomeye cyane kuko igice cy'uburengerazuba muri gice cya Mwenga Tubimbi nacyo kiba kigoranye cyane bitewe n'umwazalendo uriyo wifuza kongera kwisubiza Kasika, buryo konyuza renfort ugana muri Minembwe bigoye. Bwana Kaniki avuga yuko rero igituma Minembwe irasa ari uko Uvira batayifite, benshi batazi wenda imiterere ya Kongo bibwiraga yuko ari utuntu tworoshye, ariko koko na gace Uvira yose kuyigira ni uburyo bworoshye cyane bwo guhagamira cyangwa se kubera ihwari jomba Minembwe, ku buryo ushaka guturisha Minembwe udafite Uvira umeze nk'umuntu kwiki gitagaseka isa kwisa n'undi wakugaba ibitero rimwe na rimwe akabana kujinjwa akakwirukankana. Bishoboka cyane cyane ko M23 yo utangiye gutangiza umuriro waka kuri FARDC igana muri Uvira, nubwo bikoresha imaze kurundwa muri iriya nzira M23 iramutse bikoze ikabikora nabi yayimeze nk'uko yitereye mu muriro kandi twifite amababa kandi yumutse, ubwo nyine nawe urabizumva iki umuriro wakora. Nkomeje witwa Colonel Rugabo Fidel ku rukuta rwa X yagize ati dawa ya moto ni moto, ati umuriro ni umuriro cyangwa se umuriro wakomeza kwaka byanga bikunde, Gakenke baraducokoje reka tubavugutire umuti ubakwiriye. FARDC FDNB waza FDL and so on, ati FARDC FDNB cyangwa se ngabo za Kongo z'u Burundi wazalendo FDL n'abandi muzakumbura Minembwe, turaje ni mukanya. Vive AFC MRDP M23 la lutte continue. Ati harakabaho AFC M23 twirwaneho urugamba rurakomeje. Bwana Rugabo Fidel yavugaga urugamba rwabereye muri Gakenke aho ku isaha yine n'iminota 20 Gakenke haturutse umututu w'imbunda ututse kuri FARDC, ariko byari igikorwa kiremereye aribyo byahise bitera abantu kwibaza nimbiza imbaraga za FARDC ubwazo. Bakubise ibisasu bya drone muri position za M23 ebyiri ruguru gato ya Gakenke aho bakumiriye cyangwa se barindiriye FARDC kugira ngo yongere kuzamura umutwe bahangane nayo. Position bayigira uburere M23 imaze kubona ibyo ngibyo niho yasiza birangwa n'uburakari bati baraducokoje tugiye kuza tubereke neza igihandure twerekane neza ko turabanyembaraga nago tutaza kwashyiramwo imiyaga. Sigo urugamba rutangiye by'imbaraga cyane cyangwa se urugamba rubaye rubi cyane ku rwego rudasanzwe muri ako gace. Batangiza rero guhangana ku buryo bukomeye mu nzira zigana indani muri Gakenke. Nubwo Fidel avuze gutya nta wahita yemeza neza ko bafite ubushobozi yasagiye kugira ubushobozi bwo guhita bakwita harebe bitunze ga FARDC bagahita bayambura Gakenke, ariko bisa n'aricyo M23 AFC twirwaneho bashaka kwisubiza Gakenke, hanyuma ubwo kandi bafashe igice cyepfo Gakenke bahita bafata n'inzigana Rukenia bagahita basa nk'abatangirirwa gati FARDC ku buryo inzira yonyine FARDC yabisigaranye n'inzira igana muri Uvira, hanyuma inzigana Baraka ikabifitwe na M23 ndetse igana muri Kamitunga. Byaba bibaye ikibazo gikomeye cyane kuri FARDC, bisaba kugira ngo FARDC nayo irebe kure cyangwa se koko bayikocore. Bivuze neza ko ku rugamba
buri wese uratanga undi ubwenge niwe uraza gutsinda urwo rugamba. Twigire i Geneva mu Busuwisi, ibiturutseho biratangaje. Mbega ihangana, wari uzi ko ari amagambo avugwa ukagira ngo ni intambara ubwayo irimo kuba. Guteza umutekano muke muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gushyigikira inyeshyamba za M23 nk'uko byagaragajwe na raporo nyinshi zo mu muryango w'abibumbye zigaragaza ko ngo ari ingabo z'u Rwanda ziri kumwe n'umutwe w'inyeshyamba, aho u Rwanda ubwarwo rwemeye ngo guteza imbere urugomo ku baturage, guhungira mu zabo ndetse no kwiyongera kw'ikibazo cy'ubutabazi cyari kimaze igihe kirekire. Ibi ni ibirego by'ingenzi byatanzwe na RDC ku gihugu cy'u Rwanda i Geneva mu Busuwisi muri inama nyirizina yateraniye i Geneva mu Busuwisi. Uburundi bagariwe na ambasaderi Elisa Nkerabirori bwagaragaje uruhare rwa Kigali mu miterere y'umutekano mu karere ifitanye isano n'ihuriro rya F23, ndetse banatangariza abantu ku kibazo cy'umutekano cyarushijeho guteza impungenge bitewe n'ikwirakwira rya Ebola rikomeje kuba akasa k'umutwe ku butaka bwa Kongo. Geneve mu kiganiro cyahuje inama 32 y'inama y'uburenganzira bwa muntu cyatangijwe ku ya 16 Kamena 2026, raporo ngarukamwaka y'umuyobozi mukuru mu burenganzira bwa muntu yagaragaje imiterere y'ibibazo bikomeye cyane ku isi byaratumwe no kwiyongera kw'intambara ushingiye ku ntwaro, kwangirika kw'amategeko mpuzamahanga, kwiyongera kw'ibibazo by'ubutabazi ndetse no kudahagizwa cyangwa se kwada inkunga zihagije zo kurinda abaturage b'abasivili. Ikindi ikintu kigaragara muri imiterere y'akarere ngo gakomeye nta gice cy'iki kiganiro cyerekeranaga ku Burundi, ni mu rwego Kinshasa ikurikirwa na Bujumbura yagiye ikurikirana u Rwanda, bituma Kigali ikoresha uburenganzira bwo gusubiza kwamagana byimazeyo ibirego. Intumwa z'u Rwanda ziwe na ambasaderi Urujeni nibo baje kwakana ibyo birego zose, bamagana uruhare rw'inama njyanama ndetse mbere yo gushinja amakosa Kongo ifatanya na FDLR ndetse no gushaka guhunganya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. I Geneve u Rwanda rwamaze igihe kinini kandi iki kiganiro rusubiza ibirego by'ibihugu bibiri Kongo n'u Burundi, n'ikimenyetso cy'uko intambara y'inkuru zabyaye amahari cyangwa se habaye guhanganira gukomeye cyane muri iyi nteko y'i Geneva mu Suisse. U Rwanda ruti oya, abandi batiye ngayo da. Hanyuma Tshisekedi Chilombo ntago mandangiza azayibona. Nama y'igihugu y'Abepiskope ba Kongo 5 gatanze umuru utaziguye ku wa 6 tariki 20 Kamena ku bijyanye n'imimerere iri muri iki gihugu. Mu itangazo ryashyizwe hagaragara i Kinshasa nyuma y'inama idasanzwe y'inteko rusange, Abepiskopi Gatolika bagaragaje ishusho iteye impungenge y'imibereho myiza, umutekano na politike bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ari igihugu kiri mu kaga. Impungenge za Senko ku isonga ni ukurushaho kwangirika k'umutekano muri Burasirazuba bw'iki gihugu, nubwo hashyizweho umukono ku masezerano y'amahoro atandukanye, urwo ngo rukomeje kwiyongera. Abepiskopi bavuga ko imitwe itwaje intwaro ikomeje kwiyongera, ubwicanyi bw'abasivili n'ikibazo cy'ubutabazi bw'abaturage bakuwe mu byabo. Ku bw'Abepiskopi ba Kongo ibyo byagaragaye biteye ubwoba, ibintu biracyari bikomeye kandi bibangamira umutekano w'akarere ndetse n'ubumwe bw'igihugu muri rusange. Ku bijyanye n'imibereho myiza n'ubukungu, Senko yemera ko hari intambwe yatewe cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa remezo nk'imihanda. Icyakora isanga izi mbaraga zidahagije mu kunoza imibereho y'abaturage benshi ba Kongo, ishimangira ko ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ikintu cya buri munsi ku gice kinini cy'abaturage, bigashimangira ikibazo cyo mu muryango no kwiyongera k'ubusumbane. Mu rwego rwa politiki, abasenyeri bagaragaza impungenge zabo zikomeye, bamagana ubwumvikane buke buri kwiyongera mu ivugurura rishobora kuba riteganijwe ku itegeko nshinga nk'uko Senko ibivuga. Iki kiganiro kirimo kuba mu mwuka urangwa n'ubwoba, igitutu ndetse no gukandamizwa kw'amajwi atavuga rumwe n'ubutegetsi. Iki kibazo kandi gifatwa nk'igiteye impungenge kuko gishobora gushidikanywaho ku ishingiro ry'amasezerano ya Repubulika. Abepiskopi baraburira ku buryo ubwo aribwo bwose bwo gutuhatira iki kibazo. Baragira bati ingaruka zishobora kuba zirakomeye. Bavuga ko hashobora kubaho amakimbirane akwirakwira ndetse no gucikamwe ibice mu gihugu kubera ko ihanganye n'ibibazo. Senko irasaba perezida kubahiriza indahiro ye ishingiye ku itegeko nshinga, imusaba gushyira imbere ibiganiro n'amategeko kugira ngo igihugu kibungabungwe umutekano. Byongeye kandi Abepiskopi barasaba abaturage ba Kongo gukomeza kuba maso mu gihe bashyira imbere inzira z'amahoro zo kugaragaza ibyo basaba mu buryo bwuzuye. Ishingiro ry'ubutumwa bwa Senko ni uguharamagarira cyane kubungabunga inkingi z'ingenzi z'igihugu, ariyo mahoro, ubumwe n'ejo hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rw'ibibazo byinshi, Abepiskopi barasaba abantu bose bakora politiki n'imibereho myiza gukora ibintu mu buryo buboneye kugira ngo barinde ibintu bishobora gutuma habaho ingaruka zidasubirwaho.
Uyu yitwa Patrick Muyaya ni minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaje kwamagana ibirego bivugwa na M23 kuri Kongo ku bijyanye no Kongo yica Salifone ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ati icyo abanyekongo bazi icyo umuryango mpuzamahanga wose uzi nuko abica abantu bakomoka mu mavugo ururimi rw'Igiswahili arabo muri iki gihe bigaruriye Goma. Muri make abica abavuga Igiswahili nabigaruriye umujyi wa Goma. Bavuga M23 batazira u Rwanda. Ati muri Mutarama 2025 hapfuye abantu barenga ibihumbi 10 muri Goma. Minisitiri w'ubuzima Roger Kamba yatugejejeho umubare w'abapfuye. Akarere k'ubuzima kakurikijwe akarere cyangwa se raporo z'ubuzima zagiye zitakurikijwe akarere ku kandi. Atakwiriye kubaho ipfunwe ku bantu bashyizeho ubutegetsi binyuze mu byaha, bakandamiza, bica abavuga ururimi rw'Igiswahili kandi bashaka kwigaragaza nk'abacunguzi. Muyaya ati ni diable idashobora kuvugwa. Diable ni ijambo ridafite imbaraga. Uzi wica abavuga Igiswahili kandi ntabwo batangiye kubica uyu munsi. Ati ubwo bwoko bw'ibiganiro bishingiye ku macakubiri n'ivangura ridafite ishingiro bigaragaza gahunda ya se u Rwanda akoresha umuhungu we 23 wiyemeje uko byagenda kose kwiba amacakubiri mu banyekongo. Ati baba mu bibi, bahumeka ibibi, bahindura iki kibi gukwirakwiza uburozi bw'amacakubiri. Bazadusanga duhagaze imbere yabo n'imbaraga zacu zose. Niyo magambo Muyaya Patrick avuga. Ati igisubizo cyanjye kuri uyu muhungu w'u Rwanda ndetse na se u Rwanda badushinja mu bitekerezo byabo by'ubugizi bwa nabi nuko aribo bateye virusi ya Ebola kugira ngo batsembe abavuga Igiswahili. N'ubutaka ko mwisi ishize bamwe mashyiki makangaza batangiye gushinja Tshisekedi Chilombo ko yajyanye Ebola muri Congo. None Muyaya ashinje u Rwanda na M23 ko aribo bateye Ebola muri Ituri mavuga n'Igiswahili kugira ngo batsembeho ngaho. Bitangiye guhindura isura ndetse n'ihangana rikomeye mu buryo bw'amagambo, ariko benshi akibaza ngo none ubwo amahoro azava muri bino byo guhangana gutya. Yagumva hakenewe ko habaho uguhuza intambara ikarangira. Kongo ifite ubushobozi bwo kuvutagura abo bavuga ko ari M23 Rwanda maze bakabatsinda bakigarura Minembwe bagakomereza Bukavu. Cyangwa M23 igiye kubavutagura ahubwo ariyo ibambura ibice byose ibacunshumukane Kwezelo, ibacunshumukane Uvira, ibacunshumukane Baraka, ibageze Tanganyika. Misiri mbiratse byinshi. Ye nayo dutegereze tuzamenya byinshi. Mungu wa Kamanzi, Uruwande, bwe neza.